kandi hariya hirya isigare neza nzoza musura nanjye nzoza mbasura kandi nambabarire abantu iyo bari kumwe ni byinshi twakoranye umurimo w'Imana muri uru rusengero ni byinshi twakoze kandi byiza no kuri n'izibayeho twakoranye neza namwe umurimo w'Imana izo twaba yarakoze neza mu mbabarire n'Imana y'ubujuru mbabarire kandi abakozi b'Imana bahaguruke badusengere baduheshe umugisha. kandi musigire amahoro turacana ari kumwe hari ikigali nyene habe mu rugo umuntu ntakazajya buraho kurara kandi wacu wahari murakoze yabagusanga atari abantu bagira zamukushi uzawumva wishimye. Amen. Rero kuba agarutse nshimye Imana cyane. Nimugoroba twaravuze twahuye turavuga ngo mama Nyangore ejo azogenda ariko acanka umugani aravuga ngo intwari imwe iyo ivuyeho ngo iyindi ziboneka ngo uziko Nyaziraje yaje ndumva ndishimye cyane. Nubwo mama Nyangore kuza kwa Nyaziraje zabaye byiza zotubereye byiza hari ariko kandi nshimye Imana kuko nawe aje tukaba tuje kubana. Mama Gaciro yagize umugisha yazanye abakazana b'abayumbe nabyo ni umugisha w'Imana. Iyo ufite umwana w'umunebwe si mwiza. Umwana w'umunebwe utaririmba korari ntaririmba igisirimba ntakora umurimo w'Imana kurya ntacyo uba ufite. Ufite umwana w'umubiri ariko nta mwana w'umwuka uba ufite. Ntaze mu itorero ngo akorope ndagire gute ariko iyo umwana w'umuyumbaje tuba twungutse buriya cyane. Hakaba n'abandi nyine bo kuza gusa bakicara ku ntebe ariko toba baza ku murimo w'Imana. Ariko ndashima Imana ko Nyaziraje agarutse hano. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzurebera n'umukristo kujya pasiteri yavuze mu kuza ku rusengero kare buriya nabyo uzuharebera umukristo ufite ikintu mu mutima. Ariko umuntu utagira ikintu kimuhata nukuza igihashakiye kuko we nta murimo azi yuko yokora, tazi ko yotera indirimbo, ntazaramya, ntazahimbaza, ntacyo kiba kimufite, ntacyo bafite mu mutima cyo gutekereza ngo ndakererwa kuramya, ndakererwa guhimbaza, ndakererwa no gutanga haleluya. Uyu mukobwa azatanga haleluya kandi cyo mushimira gitumye mushimira kuva ari umugeni. Abandi yari abageni baza babanza bakabanza bakareka, ariko we yaraje ari umugeni yamatangira gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Yerekanye impano yiwe ntabwo yigeze ayihisha, agatanga haleluya ari umugeni akaririmba agaterera amakorasi. Imana ishimwe kuko kubimahama Imana yahamurindiye. Ubundi kandi ndabona afite undi mwana yagiye ari umwe none bagarutse ari batatu, yagiye ari babiri none bagarutse ari batatu. Imana yarakoze cyane n'umugabo yaraje nabyishimye. Imana ihimbazwe. Yakomeje gukora imirimo kwa mama Gaciro, yazanye wa mwana araboneka. Imana irinda abana bakobwa ituzanira n'uyu nguyu nawe ari umuntu w'Imana ushitse. Imana ihimbazwe. Nukuri mama Gaciro nubwo yagiye ariko yadusigiye abakirisitu dushimye Imana. Ubundi mama Nyangore ndamuhamya nubwo guhamya umuntu ariho bizabigura ariko ndamusezera muhamya kuko twabanye neza dukora umurimo w'Imana atiganda ativovota. Uyu ni umuntu ugiye kandi tuzamuvura igihanga cyiwe kirabonetse ariko kandi nta kundi twabigenza. Ibi nivyo twagaza twifuza, twagaza twifuza yuko Imana itugirira neza. Kuriya udafite ifaranga ati wari uvano mu ngambe nguje ntare hakurya siko bimeze. Mwavugaga ngo wenda ngiye kubirata ntabwo ariko bimeze. Udafite ifaranga ndi wo kubaka, udafite ifaranga ndi wo cumbika, udafite ifaranga ndi wo jara mu mujyi wa Kigali. Ariko kubera kuko Imana igize neza ikamutera iteka, Imana nukuri igize neza, Imana ihabwa icubahiro.
Imana ihimbazwe. Mu nkambi n'ahantu ducumbika bwaca tukagenda tukayivamo. Ni wowe uzi ugena ibihe by'abantu kandi ukabagenera mwami data wo kwesa umuje aho kuba. Ni wowe wakunze kuko tuba hano i Nyabiheke muri iyi myaka. Uwiteka nyir'ingabo Mana ntitwigeze tubitekereza tukiba muri Kongo, ariko tumaze kugera aha mwami data kuko ari wowe washakaga ko ariho dukorera umurimo wawe. Ubu mwami data wo kwesa umuje uko turawukora nk'uko mwami data wo kwesa umuje dushoboje. Na mwene data yabaye hano kuri uyu musozi igihe kitari kigufi, kandi wamushoboje mwami data wo kwesa umuje gukora byinshi byiza. Imitima yacu mwami data wo kwesa umuje irabihamya, kandi mwami data wo kwesa umuje gukoresha mu buryo bw'imiremegwe ye. Uwiteka nyir'ingabo Mana akora byinshi. Ubwo mwami data wo kwesa umuje wubakaga runo rusengero yakoze byinshi, kandi n'ibindi byinshi mwami data wo kwesa umuje byinshi byo mu ibanga yagiye abikora mu buryo bwo yashobojwe. Uwiteka nyir'ingabo Mana turashimye kuri iyi minsi yabaye ahangaha. Mwami data wo kwesa umuje ukaba waramurinze kandi ukaba waramugiriye neza, wamugiriye neza mu buryo bwinshi. Uwiteka nyir'ingabo imitima yacu izi nawe azi. Uwiteka nyir'ingabo Mana kugeza kuri uyu munsi akaba ahawe promosiyo. Uwiteka nyir'ingabo mwami data yo kwimukira hari i Kigali, reka mwami data yo kwesa umuje ahagiye uzamurinde, kandi mwami data wo kwesa umuje uzamugire neza, azabone umugisha uva mu kuboko kwawe. Uwiteka nyir'ingabo Mana n'ikindi gihe azashime avuge ngo mwami data wo kwesa umuje wamuteje intambwe umugeza hariya. Tuzi kuko na hariya naho uzahamukura ukamugeza n'ahandi hatari hariya, kuko mwami data ibihe by'abana b'abantu niko bigenda, tugenda twimuka, tugenda tuva hamwe tuja ahandi kuko dutumye gukora umurimo ahandi. Turizera cyane kuko mwami data uko wamukoresheje hano ariko uzamukoresha na hariya agiye, uzamuha imbaraga zo gukora ndetse birenze mwami data wo kwesa umuje uko yakoze hano. Ushimwe kuko uwo mugisha mwami data wo kwesa umuje umuhaye, n'izi mbaraga mwami data wo kwesa umuje umutije azazikoresha kugira ngo mwami data wo kwesa umuje ubwami bwawe burushirizeho kwaguka. Ushimwe kuko uzabikora kugira ngo izina ryawe rihabwe itubahiro. Ni wowe twari dusabikirize kuko ubikoze Kristo. Amen.
Wewe